ndagusuje we tubana, reka dutemberane hano mu mujyi wa Kigali. Urabona iyo nzu ni ya nzu ndende njya nkunda kubereka, reka tuyiganireho gatoya. Iyi nzu rero izaba ari inzu ifite amagorofa byuze agera kuri 25 ageretseho hejuru, ikazaba nayo izaba iyoboye izindi zose zari zisanzwe zihari hano mu mujyi wa Kigali, ndetse ubwo no mu gihugu cy'u Rwanda niyo izaba iyoboye. Uyitegereje rero uko uyireba uko imeze, izaba igizwe n'amazu abiri, yo hakurya n'iyo hino, zose zizaba zubatse inzu imwe, aribwo uburyo zubatswemo akaba aribwo bise ngo ni Twin Tower. ni inzu ebyiri, ni amagorofa abiri y'impanga. Iyi nzu yose rero ikazaba yitwa Kigali International Financial and Business Square. Izaba iherereye hano nk'uko nabiberetse hano muri Free Zone mu mujyi wa Kigali. Noneho izaba yongera igakora hirya ku muhanda umanuka imbere y'Ubumwe Grand Hotel. Iyi nzu rero izaba ifite igice kimwe, urabona nyine yubatse mu buryo bw'ebyiri, imwe hino indi hakurya. Imwe izaba ikoreramo ibigo by'imari ndetse n'ubucuruzi, iyindi yo ku ruhande ikoreremo hoteli ifite n'amazu yo guturamo abantu bakaza bakaba babamo. Iyi nzu rero ubu niyoboye n'izaba ari ndende. Mu mwaka utaha rwose izahita inatahwa ku mugaragaro. Abantu barateganya ko rwose mu kwa munani, hagati kwa munani n'ukwa cyenda ku mwaka utaha iyi nzu izaba yaramaje kuzura, dahigeze ngo bigeze ku kigero cya 70%. Ikaba rero irimo yubakwa, cyangwa se ba nyiri igikorwa akaba ari Equity Bank, akaba ari bo bayubatse, nibo bafite kuyubaka hano, nibo bafite ibikorwa byose byayo, nibo ba nyirayo. Equity kabisa, Equity niyo irimo yubaka ino gorofa, akaba ari nayo ba nyirayo. Wumve ko rero izabikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Uko ninuzura ushobora gusanga nawe uzaba ufite amafaranga ukagenda ugakodeshamo hano ukiberamo, kuko urumva n'ubundi izaba ifite aho hakoreramo ibigo by'ubucuruzi ndetse n'imari, ikagira n'aho hazaba harimo amacumbi yo guturamo ndetse na hoteli. Ngayo nguko rero.